Mwaramutse abadukurikiye, turabasuhuje. Wizere ko mumeze neza, natwe twaramutse neza. Tugiye gutegura umureti ariko urimo imboga. Dukoresha utuboga duke. Izi mboga ni epinari natotoye. Ndakoresha utu epinari duke, nkoreshe urunyanya, igice cy'igitunguru n'amagi 4. Reka rero mbanze nkate igitunguru cyanjye, banze mbitegure ibyo tugiye gukoresha. Hano haramutse hakonje, nibwaho muri bimeze bite? Hano imvura yaraye iguye, murabona hakonje. Dutuze imboga epinari, ntabwo ndi buzitogose, ndaziteka gutya zimeze. Nakoresheje duke kuko n'amagi ni make. Abatarakora subscribe mukore. Abashasha kuri iyi channel nitwa Grace Mukarukundo. Abatanzi noneho mwe abahasanzwe kandi mukomeza kugaruka, ndabashimiye. Imana ibahe umugisha kuko mukomeza kuza kureba ibyo tubagezaho. Imana ibarebe icyoroshye. Nze muri utu twanda noneho nkate uko usanga ufata imboga yawe. Byose ndashyira ku isahani nuko n'ubundi ndi bubitekere rimwe. Dushyizeho urunyanya rwanjye, urunyanya ugakoresha ibishishwa. Ndashaka ukuntu nkata ibishishwa byo ku ruhande, ntabwo nshaka gukoresha imbuto. Ese ushaka wazikoresha ariko ntabwo nshaka gukoresha. Nkuremo izi mbuto, hari utwasigayemo. Urabona ko naho harimo imbuto, nzikuremo. Maze kuzikuramo rero ngiye kuzikata nk'uko nakase ibitunguru. Bijya bibaho mukumva ntabyutse, nta kuraje. Mba nta kuraje mfite, wagira ngo narwaye kandi nta hantu hanjya na hamwe pe. Ko mutatuvuga
mvugisha muri komenti se ndamugira inama. Inyanya nazo ndazishiramo hano. Muri aka kaboro ndangiza nshiremo akunyu gakeya, hanyuma meneremo ya magi byose ndayatera uko ari ane. Hanyuma nyakubite hanyuma n'imbabura duteke. Ushatse hano washiramo n'akamagi, nako nubwo tuzirya kubirya ari byinshi si sawa. Umucishamo agakoresha ibisanzwe. Uruvange rw'amagi yanjye noneho nze duteke. Ndabura murabibona ko nabizanye rero nshyizeho ipanu yanjye utegereza ko yumuka, ngashyiraho amavuta. Ndakoresha amavuta asanzwe aya ngaya. Amavuta meza wayakoresha, ariko dukoresha ibyo dufite. Ubu n'aya ngaya dufite nyine. Ndabivanga neza. Ibyo ngiye kubanza hano yanjye yumutse ondiye. Amavuta ni menshi nshizeho, reka nyagabanye atarashuha. Aya mavuta nk'amaguriya mu mureti w'amagi n'isi. Ubwo ari atanu wateka amavuta angana iki? Kawe muremyi w'byose wahise. Agakiza kanjye tuyahiranye ijuru, wowe dukesha byose. Imana wowe se yashoboye aha utange ndakeka ari hano ufite n'inyama wayishyiramo.
ko waba wabanje kuyiteka cyangwa se ukabanza ukayiteka mbere y'ibi. Utu tuboga twanjye rero natwo ngiye gushyiramo akunyu gakeya kugira ngo tuze kugira akagumu gakeya cyane, kugira ngo utaza kuba mwinshi cyane, kandi hano harimo umunyu mu magi. Dushyiramo amagi yacu rero kugira ngo izi mboga zacu zitaza gushirira. Rero ukahashirira kugira ngo no ku nyanya haze gusa. Noneho mbanze muri isahani. Urabona uko umeze. Nyanya mbonye aho zidahiye neza. Muza gukora
cyane abakunze video musharinge komenti cyangwa niba hari ukundi mukora kwigisha. Uyu mureti wanjye urimo imboga, igitunguru n'inyanya, dore inyuma kusa, dore nangaho kusa. Mwakoze no kubana natwe, Imana ibahe umugisha. Ciao ciao.